umugoroba mwiza mwese mukomeje kugenda mubana natwe EM Sport TV tugenda twatembereza ingendo zose tugenda tubashyira kuri moto zacu mu birere mu byo mu bicu rwose mu byogajuru tugenda tubatembereza muri transfer mu makuru agenda avuga hano mu Rwanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu mugoroba rero tubafitiye iki? Umugoroba tubafitiye byinshi bigiye bitandukanye mu equipe yanyu mukunda ni Eric Dinyo nk'ibisanzwe. Ariko shaka kubwira ngo address ushaka kugira ngo duhe igitekerezo cyangwa inyunganizi cyo wifuza cyangwa icyo wifuza twagukoraho twakuganiriza jya kuri Instagram ya wandike EM Sport TV nkuko uyibona hano kuri YouTube yacu ako kantu kari hejuru ni EM Sport TV maze utwandikire uduhe igitekerezo cyawe cyangwa uce kuri Instagram yanjye nka Eric Dinyo wandike Eric Dinyo official urahita ubona uramfollowinga ubwo na YouTube na EM Sport TV yacu urayifollowinga ubundi twandikira tubwire icyifuzo cyawe wifuza kuba twakugereraho. Amakuru rero ni menshi turaje kuba tugenda tuyabageraho tuyava imuzi n'imuzingo gatanu kuri gatanu. Na amakuru menshi agiye atandukanye tugiye kugenda twibandaho. Uyu mugoroba hiriwe havuga ibiki, uyu munsi hiriwe bavuga ibiki. Reka tuce gato mbere ko tujya mu bindi, reka duhere muri equipe ya Rayon Sport. Navuga ngo ni imwe mu ma equipe taratwicishije irungu muri bino bihe twari twigunze cyangwa muri bino bihe twari turi mu rugo twarabuze ibya sport cyangwa abafana batashaka barabuze icyo bumva cyangwa icyo bumva gishya muri Rayon Sport. Hagendaga havuka episode Rayon Sport Sadate. Reka tujya kuri Sadate mu masaha ashize ari imbere nibwo hari hamenyekanye ku kinyamakuru hari handitsweho inkuru ivuga ngo Munyakazi Sadate abayeguye kuyobora Rayon Sport. Nawe ahitajya ku rubuga nabonye rwa WhatsApp aravuga ati abari kumuvuga ko neguye nibihuha no kugira ngo batazamenya ukuri kwa nyako bahishure ukuri bahishire ukuri kwa nyako. Ese ibi bintu bigamije iki? Ibi bintu ni igiki cyejo hazaza kizagaragara kitari uno munsi cyangwa ejo hashize. Reka tujya kuri equipe ya Rayon Sport na Munyakazi Sadate rero tuvuga kuri bijyanye n'amasezerano yabo na Skol. Munyakazi Sadate akimara kubona ko equipe ya Rayon Sport cyangwa umuryango wa Rayon Sport mugari ugiye gusinyana amasezerano na Skol yavuze ko atazi uburyo haba haragiweho karakanama ngishwa nama haba haragiyeho uwo bita Paul Muvunyi na Rwagacondo kuba basinyana amasezerano na Skol. We ntaga bikozwe, we nta nubwo abyemera nk'umuyobozi wa equipe ya Rayon Sport. We nta bikozwe nta nubwo abyemera, yumva kuba barashyizeho karakanama ngo kazajye gusinya amasezerano ntaga abyemera kubera ko wavuga ati gende president wa equipe ya Rayon Sport jewe murajya ahantu ntabizi ari uyoboye umuryango mugari wa Rayon Sport mu buhe buryo. Rero Munyakazi Sadate ntabwo abikozwa na n'ubu ngubu, ntago ari kubyemera bitewe n'uburyo biri kugenda bivugwa bisirikira ahantu hose hagiye hatandukanye. Amakuru yizewe ngira ngo hano mumaje kumenya ko ari rwo rugo rwa Sport. EM Sport TV ni channel igira amakuru ya sport utarabona handi. Reka tugenda rero makuru ya sport sasa. Eric Rutanga sinye muri equipe ya Police FC. Ni igiki kibyihishe inyuma? Eric Rutanga ni yari kapiteni wa equipe ya Rayon Sport. Yayifashe guhera mu kwa 8 gutyo mu kwa 7 niyo yeshe mu kwa 8 gutyo mu kwa 9. Nibwo yafashe brassard yo kuyobora equipe ya Rayon Sport. Eric Rutanga arasanzwe akinira equipe ya Rayon Sport ariko yaciye muri equipe ya PFC niho yazamukiye ayivamo yerekeza muri equipe ya Police ya Rayon Sport. Eric Rutanga yari yaraniranywe kuhuza ibiganiro na equipe yo muri Zambia bita Nkana FC maze agaruka muri Rayon Sport asinya ariko amuhaye igitambaro cy'ubukapiteni. Rero nyuma yuko batamuhaye rokiritomaye yose nkuko bivuga, nyuma yuko umushahara yari amaze amezi 3 atazi icyo mita umushahara kimeze, ariko ngo kubona umushahara muri Mutarama nuko bikugenda bivugwa, wo Eric Rutanga yagize gutya ashyira umukono ku masezerano na equipe ya Police FC. Eric Rutanga akaba baye umukinyi wa equipe ya Police FC nkuko bivuga kuri miliyoni zisaga 7 rwose. Eric Rutanga nta kiri umukinyi wa equipe ya Rayon Sport mu buryo bwagaragaye ko yasinye equipe ya Police FC. Ukibaza ngo nyuma yuko uruhande rwa Rayon Sport ubwo ndavuga urw'ibumoso rwose rusenyuse kuko irambona gisa Eric yagiye muri equipe ya Kiyovu Sports mwarayibonye. Eric Rutanga agiye muri equipe ya Police FC. Ninde uzakina uruhande rwa gatatu rw'ibumoso rwa equipe ya Rayon Sport bakunda kwita kuri gatatu? Ukibaza ukavuga uti equipe ya Rayon Sport yatakaje Eric Radu nawe yagiye muri equipe ya Police FC. Ninde uzakina kabiri yabo? Bivuze ngo rero gatatu na kabiri ni hamwe mu hantu rwose hajegajega, ni hamwe mu hantu hari kwibazwa umuntu uzahakina twayobewe umuntu uzahakina. Ubu rero ko tuvugana Eric Rutanga yasinye muri equipe ya Police FC harimo yasanzemo Eric Radu. Reka tujye kuri Kimenyi Yves wagiye muri equipe ya Kiyovu Sport, Irambona agiye muri Kiyovu Sport,
ukibaza ngo Rugwiro Rive biri kugenda bivuga ko nawe ashobora mu masaha ari imbere kuba yakwakira miliyoni 8 rwose nubwo ngo biganiro birakomeje yakwakira miliyoni 8 za Kiyovu Sports cyangwa za Kiyovu Sports akabashyira umukono ku masezerano. Bivuga nuko Kiyovu Sports yabonanye n'uno myugariro ukina mu bugarira mu ba defenseur central. Rero uwo bita Rugwiro Rive umwana ukomoka i Huye wanyuze muri equipe ya PRFC akaza kuva muri equipe ya PRFC ajya muri Rayon Sports bamwirukanye. Ngibiganiro birarimbanyije na equipe ya Kiyovu Sports rwose. Isaha n'isaha muraza kubona uwo bita Amadeus yambaye urucaca rwose cyangwa icyatsi kibisi n'umweru. Equipe navuga ngo y'umukeba yibihe byose ya equipe ya Rayon Sports. Rero ninde uza kuza kuba yegukana uno mu defenseur ko binavuga ko ashobora kwerekeza muri equipe ya Police FC, ariko amahirwe menshi nuko yakwerekeza muri equipe ya Kiyovu Sports. Ukibaza ngo Police FC izaba ifite uruhande rumwe rucaho Iradukunda Eric Radu, gatatu yabo icaho uwo bita uruhande rundi rwabo rucaho uwo bita Eric Rutanga, defense ni Omar Musa ndetse na Sabimana Mabure captain. Hagati harimo Nuzura waturutse muri Kiyovu Martin Fabrice ndetse na Munyakazi Yusuf Rure. Ni equipe izabiryana. Rero tugarutse gato muri equipe ya Rayon Sports nuko nyine uwo bita Amadeus ashobora kwerekeza nawe muri equipe ya Kiyovu Sports mu masaha ari imbere. Reka tugaruke rero kuri fan base tuvuze mu ncamake bimwe mu byo mu byizgo byari ingingo ebyiri zo ubwo kweguza cyangwa kugaragaza ko batishimiye fan base. Ubwo n'aba president w'amafan club ndetse n'abandi bagaragaza ko batishimiye imiyoborere ya Sadate Munyakazi. Bavuga ko aba vice president bose batorewe hamwe na Munyakazi Sadate bose bareguye. Uwari umunyamabanga mukuru wa equipe ya Rayon Sports ari we Abraham Kelly yeguye ku mirimo ye. Ukibaza ngo Munyakazi Sadate uri kwanga kurekura equipe ya Rayon Sports, abanyamuryango ntibakimufitiye icyizere. Abanyamuryango bose bamushinza kugenda shwana na bamwe mu bantu bafatanyaga na Rayon Sports barimo Ferwafa, barimo abatera nkunga, barimo ba Skoro, kandi bakanamushinza ko amasosiyete yagiye asinyana nayo bivugwa ko bizinjiriza equipe ya Rayon Sports ngo nta nyungu bigeze babonamo. Ayo masosiyete harimo Ritco, harimo za Radiant, harimo za station zigiye zitandukanye zirimo za Mogas. Rero abareba bakamushinza ko yagiye yakoresha mu nyungu ze, nta kuvuga ngo za MK card hari inyungu zimaje kwinjiriza muri equipe ya Rayon Sports. Ariko abahanga bakavuga ko impamvu Munyakazi Sadate nawe atashaka kurekura nuko hari amafaranga equipe ya Rayon Sports yaba yarashoyemo atarabona. Rero bikavuga ko Munyakazi Sadate yanze na gato rwose kwemera ko habaho ibiganiro hagati ya Skoro n'ubuyobozi bwe. Yanze ko abashinzwe akanama nyamuramaka nk'uko abanyamuryango ba fan base aribo bifuza ko bakemura ibyo bibazo bakubaka equipe. Byananiranye rero kwibaza ngo ninde, kuko biravuga ko n'amazima kandere nawe ashaka kwerekeza muri equipe ya Musanze. Ariko ukibaza ukavuga ati ninde muntu uza gucungura ino equipe ya Rayon Sports. Biracyari gutyo rero nyuma yuko Sadate bigiye hanze ko yeguye yabashije kuba yabihakana. Reka tugiye kuri operation Sidibe. Operation Sidibe iteye rero. Operation Sidibe bivuga ko Sidibe ku mugoroba w'ejo yakuriweho telefone na bamwe mu bantu bo muri Rayon Sports, communication kugira ngo icike hagati ye na Kiyovu Sports. Sidibe ku munsi w'ejo byari kubana ngombwa ari kurara asinyiye equipe ya Kiyovu Sports, ariko byaje gupfa kuko communication yabuze uko ikorwa hagati ye n'abayobozi ba Kiyovu Sports. Uyu munsi rero ikicikiro rwose Sonatibe umuntu bita Irambona Eric mu modoka ye shyashya yanaguze imodoka. Reka tubivuge amakuru tugeraho. Irambona Eric nuko yaguze imodoka na Kimenyi Yves bari aho basinyiye Kicukiro n'ubundi aho Kiyovu Sports isinyishiriza. Bamwe mu bantu bari bahari rero batubwiye ko ba hafi bafite amakuru yizewe nuko uwo bita Omar Sidibe nawe ngo ibya Rocket Family cyangwa Rocket Fan Club ya Rayon Sports bivuga ko yaraye musinyishije, ngibyo bishobora kuba byabayeho bamuha amafaranga ariko atarayabona mu ntoki, byayemerewe ko atarayabona. Bivuga ko Sidibe ashobora kuba nawe ari mu biganiro bya nyuma na equipe ya Kiyovu Sports. Ukibaza ngo ninde rero uzashyira ukuri hanze ku equipe ya Rayon Sports kugira ngo twese tugende tukugenderaho. Ukibaza ngo usibye Kiza Hussein ninde mu bantu mu baguzwe na Bizimana Yannick ugifite kumva ko cyangwa abafana bagifite kumva ko bahumurirwa kazaguma. Ni ibintu bikomeye rero kubera ko abantu benshi ari kugenda babyibazaho. Ni Munyakazi Sadate bavuga ko ari indi mu ikipe
abantu bose bagira kuri komite imwe bose bareguye ni ibintu bigiye bitandukanye muri no equipe rero no ibintu biri kugenda bitavugwaho rumwe kuko equipe ya Rayon Sport iri kugenda irindimuka kubera ko iri kugenda bayitwara abakinyi bagiye batandukanye Rutanga Eric muri polisi Kimenyi Yves muri equipe ya Kiyovu Sports ni byinshi twagiye tubivuga ariko ku munsi w'ejo turaje tugende tubakorera icyo bita special Rayon Sport wabonye ko wo bita Mike wo bita Claude nk'umukuru w'abafana Mike ni ukuriye fan base Emmanuel Matici Shimimana niwe vice president wa fan base cyangwa vice coordinateur niwe bagiye bagarukaho kuri iyo nama bajyanye na fan base ubona ko wo bita Munyakazi Sadate batakimufitiye icyizere inzira nyonyine yoroshye inzira izatuma cyangwa akanyamuneza kazatako ku bantu bose bo muri Rayon Sport haba bakinnyi abafana ndetse n'abandi nuko bazabona ubwegure bwa Munyakazi Sadate uyu munsi rero amakuru navuga ngo twari dufite muri biravugwa nayanga ariko mube hafi mushobora kubona ko umusore wanyu Rugwiro Rive nawe ashaka kubacika nuwo bita Iragire Saidi watubwiraga ko anytime rwose nawe ashaka kwigendera ni Eric Dinyo mwari muri kumwe amakuru yacu navuga ngo ayiri wavuga nayo andi turagenda tubagezaho mu biganiro byacu biri